iyi nkuru ikiganiro cyari kuri televiziyo Beneri irahamagara numva Beneri hamagara ku cyicaro cy'iyo televiziyo ko musi yamenye ko ubwiri gukurikira bese ku kiganiro kiri kuba Beneri hamagara kuri iyo televiziyo ati muhagarika ikiganiro ati inkuru ikavuga ngo twarakomeje turagikora n'uwo mudamu arakomeza nyine arasobanura ariko birangira ikiganiro gihagaze ariko gihagarara twabitse ama audio none bakavuga ngo iyo nkuru ni traduction ni script y'ibyavuzwe à la télé noneho nanjye nkanda muri ya link nearest edge maze kuyifungura nsangamo ubuhamya bwa mbere umukuru w'igihugu ibaze vraiment ubuhamya bwa kabiri Jean Paul Nkundineza rwose kandi ubwo ni dosiye yatangiye 2024 Jean Paul tuzaho ari ubu muri gereza telefone zaba zihari koko wayigira ku buryo wayikoresha trading mukuru w'igihugu Jean Paul Nkundineza ndavuga bonzi ubuhamya bwa gatatu Mike Karangwa n'amafaranga bayashyiraho ayo bungutse nandi mazina hari n'uwitwa Tarisise Gatwa shobora kuba muzi nuko muheruka kera Shuti Gatwa uriya no mu cineast ubu ngubu muri Hollywood wara amazina aremereye manini cyane nsaba nimero za Mike Karangwa ndamuhamaga ndamwandikira muha link ambwa ati ibyo barabihimba ati ndavuga se ntabwo bigeze bakwegera ubuhamya ibi bintu ntabwo bigeze ubijyamo ubuhamya subwa baterekereka ubwo Jean Paul sinakwirwa mubaza kuko ndabiza aho ari ntiyemerewe telefone niyo yayikoresha ntabwo yayikoresha mu nimero ye ku buryo ajya kwinaganika ku mihanda yerekana ko muri gereza afite phone ntabyo uwa mbere we urabizi ko ibyo biratabijyamo n'abandi amazina yose ndayareba mbaza n'abandi bantu bo muri bakora muri Beneri mbabaza kuri uwo muntu navuze ntihaboneka kanya kuko urumva nabitangiye by the way uriya musaza nakubwiye wapfuye w'Indera yakoraga muri Beneri okay numva ko bazi ko nabaye Indera tuziranye ahubwo tukajya mu biganiro bijyanye n'uwo musaza numva atari ibyo kubajyanamo nashaka kumenya ko niba uwo muhungu wakoze ubushakashatsi uri gukangura abantu akora muri Beneri ariko bigaragara ko adresse ari Beneri nicyo yuruva ikintu yo wagihimbye bagihimba byenyewe bigaragara ko yicaye muri Beneri rwose amazina ye code none bakashyiraho historique ubuhamya buraza bwinshi ari ku nkuru burahari témoignage ari no kuri nearest edge naho burahari cyane icyo bisobanuye ni ikirero urumva bakweze pe Beneri ni ikigo gikomeye umudamu uvuga ayobora ikigo gikomeye cyane abatanga ubuhamya ni abastari bose ni amazina azwi nubwo harimo abo ntazi ngewe ni manini bose bahamya ko byabaye abasomye inkuru sipoza ko 30% bahise bashyiraho abo bashobora kunguka ukwezi kwa mbere nabo bahamagara abandi urumva umuhamagaro wakozwe n'umuntu uyobora muri banke ugakorwa na Mike Karangwa uzwi nka influencer bikavuga ko Jean Paul nubwo afunzwe nawe abirimo bikavuga ko umukuru w'igihugu arimo nabo bandi ndi kukubwira abo ngabo abagendera ku buhamya bwabo ni benshi bw'ubuhimbano bakajyamo bamara kujyamo Hello Guten Tag ni kwishuri ryigisha ikidage cy'imirongo tuvugana Yego niho wahageze Der Sprachen Drama Language Academy twigisha ikidage vuba neza heza n'ibikoresho byiza kandi ukishyura make ubu gahunda yo kwandika bifuza kwiga ikidage ku buryo bwihuse irakomeje yaba ari abifuza kwiga ku manywa nimugoroba muri weekend ndetse na online none sigabanya biciro ridasanzwe muracyarifite Yego rwose tubafitiye igabanya rusange rya 25% kubiga mu gitondo na nyuma ya saa sita ndetse n'ubwasisi busanzwe bwa 50% kubiga muri weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere online byo nibihinduka ku bindi bisobanuro wadusanga ku cyiciro cyacu Kimironko hafi n'umurenge ku gahanda rimwe kuri etage ya 12 cyangwa ukaduhamagara kuri 07 90 13 98 22 reka ncacane ntacikanwa wa
banguka kuko tugira inama abashaka kujya gukora kwiga imyuga ngiro uhembwa gukora ubukoranabushake bwishyura n'ibindi byose bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage dore ko na kaminuza mu Budage ari ubuntu. Igihe ni iki kujya kwiga ikidage tukajya guhaha ubumenyi tugakirigita inote maze tukiyubakira iwacu. Iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana. Mbese n'ubwasisi kuri Dashprine Hub German Language Academy. Yes, reka tubasuhuze abakurikiye Karegeya Omar pano twongere kubashimira nanone gukomeza kubana natwe nkuko mugenda mubitwereka mu biganiro byatambutse ari nako muza kubitwereka muri iki cyane cyane ko ikiba kigambiriwe hano ni amasomo ahanini kubera ko iyo nicaranye na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste hano muri Urban by City Brew abagiye gutanga amasomo ku bintu bimwe na bimwe ariko akenshi dukunze kwibanda ko biba bihari abantu by'abantu bahaye attention kugira ngo dukomezanye kuko urumva ntago amasomo yose yatangirwa rimwe ntago bishoboka ariko nanone uburyo bwo guhitamo ingingo buratworoheye tumaje kubona ikintu kibaraje ishinga yego cyo muri kwibazaho muri benshi so rero Karegeya ndagusuhuje umeze ute weekend na mbere yayo gato kuko ndumva birukanaho wakane hashize igihe habayemo byinshi yego weekend yabaye ndende habayemo kurahira ngira ngo n'ubu urabona ko twaraye tubonye n'akavura gaherekeza irahiro bura kira nacyo ni ikintu kirini personnage epique icyo tuvuga muri epope kurahira hakagwa imvura yo kuri 11 z'ukwa munani uriya nabyo iyo wandika epope ubishyiramo kuko ubundi every pique donc epope ubundi epope bari umuntu ufite caractère epique personnage epique ni umuntu ufite amateka adasanzwe bigaragara bidasanzwe ariko rimwe na rimwe muri epope bashyiramo n'akunyu ntabwo epope ibintu byose haba harimo n'amakabya nkuru ariko nk'iki cyo kigaragaje igihe hazabaho urumva tuvuge wenda nk'urugero uri kwareka nk'iki gitabo ushobora gushyiramo amakabya nkuru ukavuga ati nuko Imana irareba iravuga iti buri igihe kizagera cyo kwandika epope rwandaise Kagame epope rwandaise umwanditsi ushobora no kuvuga uti uko arahiye imvura iragwa ugafata iyi ngiyi imwe ukavuga ko n'ahandi hose ariko byagenda ubundi nyine ukajya mu mateka ukareba uko yavutse uko yabatijwe uko yabyirutse ku ishuri utuntu twose akantu ku kandi ukuntu twose buriya nka kariya uribuka avuga ukuntu niba ari isha yahungiye iwabo akabaza se ati tuyica reka buriya kariya nako kaba kari ikindi kintu kavuze iyo ukora epope nyine ugenda wegeranya ibyo bintu byose bidasanzwe bigahita bihindura umuntu personnage epique none ariko ukajya uhera ku bijya kuba réel niyo wakabya wakuririza ugahera ku biri réel urero ni imvura ngiye nahise mbitekereza nti rwose abaye epope pe ubwo rero ejo habaye irahira twese twarakurikiye habamo ibintu byinshi bishya ari karasisi ariko cyane ikintu cyantunguye ni uburyo nyine umuryango nyarwanda uba wiyubaka navuga u Rwanda community nyarwanda yiyubaka ivoma hose ukuntu kompanyi musicale yashizemo kwazabatsinda iriya ndirimbo niramara muri kampanye harya ejo ari 11 yego kampanye twayitangiye 22 z'ukwa gatandatu ngira ngo Muhanga yaje mu turere twa mbere okay bikabije iriya ndirimbo amezi abiri ntabwo ntiruzuza amezi abiri ariko yamaze kugera mu byuma bya kompanyi musique kira ni ikintu kidasanzwe bivuze ngo kompanyi musique aho ivoma no ku mihanda igenda ivoma ntabwo ari bya bindi biba biri statique
kugira ngo wumve ngo kira ni ikimenyetso kikwereka ko nta muntu nyirabyo Voilà. nta nyirabyo barongera bashyiramo ndandambara rero nabonye n'urukerereza rwarayibyinnye indirimbo mu gihe twari tumenyereye akunda byihariye mu gihe twari tumenyereye ko urukerereza ruba ruririmba bene Imana ubundi ni bene Imana aha urabona bati ndandambara kabisa ndandambara abahungu barayibyina so umunsi w'ejo wagenze neza paraporo n'abashyitsi bari bahari bahagije benshi nubwo hatarimo abanyaburayi yego harimo abanyafurika benshi kandi benshi bari babyitabiriye ukabona ko na stade ni igikorwa cy'igitangaza buriya benshi nabo bararebaga ati stade cyane wari ubikurikiye online yego yarumiwe abantu barongera babona protocol ihabwa ibirango by'igihugu imwe nakunda kukubwira warabirebye wabonye ibimoto bigenda imbere y'idarapo si ryo gukiniraho narabibabwiye warabivuze baravuga ni ibikabyo ntabwo ari ibikabyo ahubwo se umva ntabwo nzongera kubivuga ubu nta kurahira ku idarapo mu itegeko babikuye kubera iki bari batangiye kubikoreraho amadega aho kugira ngo inkiko zizajye ziburanisha umuntu ngo wakinishije ikirango akivanyemo babyumva koko bagikuyeho hari umutipe umwe wari umaze ku gihe umwa wundi bavuze ngo subiramo sinsubiramo habaho n'undi wageze imbere ati ibi ni iby'umugore hari n'undi wari wagize gute hari n'abandi b'abanyarwenya babibakoze ari komedi buriya byararangiye mu itegeko gusezerana n'umugore cyangwa n'umugabo ntabwo bizaba bisaba ko hajyamo idarapo ni iryande umwanditsi w'irangamimerere we ni umukozi wa leta kuko n'ubundi niyo ajya mu kazi ararirahirira kandi arirahiriraho ni icyo ngicyo we nazajya arangiza gusezeranya azajya arijyaho n'ubundi yego ahamye amasezerano y'abo bantu ubwo nuvuga ngo nta madega azongera kubera ku idarapo aho kugira ngo abantu kuko icyo gihe narabivuze nturiya muntu bamukurikirana barambwira bamwe baravuga ngo uyu muntu ngo yaba umupolisi yari kumara abantu bihari erezuma barikuyemo kugira ngo batazagira uwo usakirana n'inzego azira gukinisha ikirango cy'igihugu wabonye icyubahiro kiba gifite biriya bimoto bigiherekeza haba harimo iriya korutege yacyo ibirimo ibimoto nka 7 kuko hari 4 by'imbere na 2 bikikije n'ikindi nyuma hakabamo n'imodoka 3 convoy 2 yego n'indi y'ijipe wabonye protocole bihabwa buriya zinagenda ntiwazidepasa wapi ugomba guhagarara mugomba kuba muretse cyane ibyo bintu bikabanza yega ni igihugu buriya kiraba ari igihugu ni imihango y'igihugu ikindi uribuka ko umukuru w'igihugu amaze kurahira nawe hahisabaho umuhango wo kumushyikiriza ibirango by'igihugu byose ni pati nini cyane ku gihugu abantu bagomba kubyumva ako kantu bagomba kukumva yego ubwo rero urumva ikindi cyabaye mwirahira mukuru w'igihugu yabaye nk'ukora amadisikuru abiri kuko burya iy'icyongereza nta isano yayo n'iy'ikinyarwanda ntabwo ari byinshi ntabwo ari nini cyane kenshi usanga ko mu kinyarwanda ibyo yavuze kuri za message zitagenewe none ariko abaturage reka nkwereke ikindi kintu twakibonye twatangiye kubisesengura na Oswa Kimu kampanye itangira uburyo abaturage bempozaga umukandida donc ibyo avuga yabaga yateguye ariko hakaba igihe umuntu azamuye nawe akabigenderaho harya wa wundi w'igisenyi yavuze ngo iki tuzabamena tuzabagira gute tuzabamena aya ari umuhungu mu rugerero wavuze ahita avuga ngo njye yambwiye ngo ibyo ni wowe ubyivugiye hashize akanya ati nyamara nanjye nzaba mpari hari akantu umuntu yaravuze icyo gihe tugeze tugeze Nyamagabe nabwo hari umuturage wavuze ati ashaka biyahure kuri w'igihugu harya hano hafi nta nyanja urumva donc ibyo yabaga arimo guhera muri kampanye yabaga akurikira n'ibyo audience afite ibiri kwishibisha n'ejo mwirahira rero byarabaye yagendanye yati oya ijambo mu cyongereza yafashe umwanya noneho abashaka ikinyarwanda bararambirwa ageraho bari bubwira
mwe mwihanganye gato ndaje hashize umwanya yego ndabibona ko mwarambiwe iby'amahanga ngo reka mbanze mvuge mu kinyarwanda bamwimpoje cyari cyo nabibonaga muri kampanye aho finaloma yabivugiye igahanga avuga ati Kagame ni mwebwe Kagame nimwe namwe muri we uri kubyumva kuko yari amaze kiriya gihe cyose cya kampanye hose wabonaga ko yaje mu bantu basa naho gutya donc basa naho bombi ari we n'abaturage bagize ipfundo mu mitekerereze no mu mikorere hagira uzana igitekerezo gishya we ntakomeze disikuru yanditse akabanza no guhesha agaciro cya kintu kivuye mu baturage nejo muri stade ariko byakese kabisa icyo cyo nanjye narakibonye kara akantu keza cyane sino nuko byabaye bitinze byabaye hakeye yego ariko hari protocole nziza uriya mukobwa bamushimye cyane uriya witwa Erodia nyine bati ku gifaransa n'icyongereza ari hejuru cyane icya kabiri abantu bagiye bagaragaza uburyo bishimiye abanyarwanda bari muri stade bagendaga paraporo y'ukuntu bazi umushyitsi waje ukabona urugwiro ruratandukanye uwo batazi bakomaga amashyi makeya bagera kuri mushiki wawe urumva bagera kuri muhozi muhozi so ibyo rero ni abaturanyi ba hafi bo umva ko abanyarwanda yego byari ibirori byangombwa kandi biryoshye umwe wa kudeta so rero urumva byari ibintu bimeze neza nubwo tutabonyemo icyo kintu uvuze wenda cy'amasaha nuko nabonye hari abantu bashaka gukompara ibintu bavuga bati umuhango kubaye ku cyumweru ukaba saa 9 ibisa nyine nk'ibyo byabaye muri Kongo n'ubundi ku cyumweru muri Kongo barahiye ku cyumweru saa 9 ibyo ntago nabihuza ahubwo icyo naringiye kuvuga urumva ibindi bishya ni ukuba kubihuza n'abariya byo ntabwo ari byo ahubwo bishya nuko nta sengesho ryabaye ku isengesho benshi bari babyibazaho kuko ahandi hose habaga hari bisengesho ariko n'ibintu birahinduka reka no kumenya ngo harasenga nde hareke nde ntekereza ko wenda bari barimo bihuza n'inkubiri n'ubundi yari isanzwe ihari noya ntaho bihuriye kuba umuntu yasenga ahubwo ni ukuvuga ngo iyo hasenze mufti ese pasiteri nta nungunika iyo hasenze padiri se pasiteri abyakira gute kandi gukundira umwana ku wundi kandi uriya n'umubyeyi w'igihugu cyose kandi nanone ubazanye bose umunsi waba muremure ntabwo byari gushoboka icya kabiri abandi bibazaho ni ukuba abaturanyi bataraje ariko nagiye mbona n'akandi kantu bavuga n'abashaka kwinjizamo Museveni ngo ntiyaje ntabwo yari kuza yohereje umuhungu we ifura na se barangana buriya muhozi kuri Museveni mu butumwa bwa Museveni muhozi agenda ari babiri yohereje umuhungu we anohereza chef d'état major ariko sawa mugani umuntu uza arimo babiri ahubwo we ararenze na vice president kandi nanone ntabwo kugira ngo nanone ntibari kuza bombi ntabwo Museveni yaza n'umuhungu ngwaze umwe ari president undi ari chef d'état major uzi igihugu baba bagisigiye nde bombi bagiye ntabwo byari gushoboka kandi nibaza ko ni variable abandi abo twabuze nabyo byibashijweho cyane perezida w'u Burundi perezida wa Kongo ntabwo babashije kuza ni ikibazo buriya cya diplomasi nubwo ibihugu biba bitabanye neza ariko ibituranyi bitegetswe kubana mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuturanyi nk'igihugu ntawe wamushyira umuturanyi nk'umuntu wamwimuka wenda n'inzu yawe ukayireka ukajya gukodesha cyangwa ukayigurisha ariko igihugu se wakimura tuzaturana yewe kugeza isi irangira keretse nihabaho ahubwo tuzabana neza tugeraho gusaduka ko kwitandukanya ahubwo njyewe narose tuzaba igihugu kimwe ahubwo aho gutandukana tuzagera ahubwo tuba igihugu kimwe byaba ari wane ibyo byaba ari sawa umuturanyi nta kundi nyine nubwo bitagize ntibohereze n'amadelegasiyo rwa Kongo n'u Burundi nibaza ko nta n'amadelegasiyo bohereje ariko
ni ibyo harimo diplomasi iringaniye, ntabwo navuga iringaniye ko urenzaho rimwe na rimwe, irenzaho y'umuturanyi. Ntabwo kuba umuturanyi wawe mudakundana inzu ye yashya ngo ntuboneke mu bajya kuzima, byanze bikunze, cyangwa umuvu w'amazi ngo umutere ntujye kuwuyobya, urabyumva? Icyo mutakora ntimwagurizanya amafaranga ariko niba agize ibyago uratabara, nagira ibyiza urizihirwa ujyeyo cyane ukarenzaho. So bariya wenda buriya mu mikorere yabo bashobora kuba kategorike, nabyo biba bitumye umuntu amenya uko izo community zitekereza. Ubwo urabona ko u Rwanda rwo mukuru w'igihugu abavuga ati duhora twiteguye kuganira nabo kuko tugomba kubana nabo. Njya nkunda kubigarukaho kera inkotanyi zitera, babaza Habyarimana bati ku Bugande bwaguteye bigenze gute murabana mutati, none se umuturanyi ntawuhitamo umuturanyi, ahitamo inshuti. Umuntu ahitamo inshuti, ntahitamo umuturanyi. Noneho mu bihugu ubwo nyine Imana yashatse ko izi community ziturana cyane, uko zabana kose, neza nabi, neza ibyari neza bikaba nabi, ejo bundi byari nabi bikaba neza. Icyo ni ibisanzwe. uri umuturanyi ajya kuba nk'umuvukanyi cyane. umuvukanyi zo wamwihakana. Oya, hari n'umuturanyi ukurutira uwo muvukana cyane. cyane rero nta kundi nyine, kandi ibi bihugu byo n'ubundi ni nk'aho tuvukana. Iyo uvuze anterime y'ubukoroni, ababirigi badukoronije cyane. ibyo bihugu uko ari bitatu: Kongo, Rwanda, Burundi, Kongo, Belgique, Evora. None Rwanda, Burundi bigomba kuzagira bigomba kuzageraho bigatungana. niko bimeze. So muri make ni ibyo. Nka ubwo andi makuru nayahe wenda ikindi nta gasiporo se nta gasawuna. Abantu baratubwiye ngo nabyo barabikunda iyo tubibabwiye ko tubikora umuntu yagakoze. Aho ngaho hari ibitangazo rikomeye. Ejo umuntu yari amamagara andangisha, umuntu wo ku Ruyenzi ashaka ahantu yajya muri sauna, ashaka kumenya aho njya nyikorera, mwohereza muri Cogamu. Ariko naho ntago mpamya ko ngewe ubu ngubu igihe kiri imbere byose nzajya mbikorera kuri tennis club. Umukoresha yarishyuye. byose gym, aerobic, piscine, massage, sauna, byose naho. Ubwo icyo nzajya nishyura ni icupa, kandi birumvikana ko buriya rero ni nkaho ngiye kwimura ibirindiro. Abantu bamwe bagomba kubyakira, abo twotanaga ahandi birumvikana. hari ofa kandi hari nanone Nyarutarama. Ibyo byo bizahinduka, kuko guhera n'ejo nari nemerewe kuba najyayo, n'uyu munsi ushobora kujyayo nyuma y'akazi. Icyo ngicyo rero iyo tubivuze barishima ko tuba twagiye muri sauna na massage. Biba ari ngombwa. Ntabwo uzi wa muvandimwe twahuriye ku Gisozi ko biri mu byo yikijeho. Ati nkunda ukuntu mutangira mubivuga. Ibyo bakunda nibyo tuba tugomba gukurikiza. Baba bakeneye amakuru yacu kugira ngo bumve ko tutari ibimanuka. Buri wese agira style ze, n'est-ce pas? Ariko ibyo tuvuga ntabwo ari ibyo tuba twasomye mu bitabo, ntabwo ni ibyo tubamo. So hari inkuru itari nziza ngomba kurarikira abantu. Hari umudamu nigeze kuvuga hano warimo wirukanwa mu nzu wa Masaka, yari no mu nkiko, bivugwa ko yaburanaga ko umugabo we yapfuye yaragurishije inzu kandi umugore atarabizi. Ariko intandaro yabyo ari Banque Lambert. Umugabo yatije inzu, uwayitije ayishyira muri Banque Lambert, ngo yari n'inshuti ye, ngo yabaye pare mu bukwe. Arangije ayitanga muri Lambert, bamuha miliyoni, ariko bandika ku gipapuro ko bayiguze $20,000. Ariko umugabo ngo abonamo $100,000. Umugabo apfa, icyo kibazo kidakemutse. Hanyuma umugore batangira kumukura mu nzu, bamusohoyemo kuwa gatandatu. Bamwishyurira ahandi ajya kuba izo mpuhwe. Hakaba izindi mwe nakunze kuvuga ngo umuntu yaguze inzu muri 2018, ariko abayirimo ba nyirayo ari bakomeza gufata ubukode kugeza 2024. Ko maze kujyayo kabira aho hantu, mbaza n'abapangaye ataratangiye gufata ku bukode. Ashwi $20,000 zawe wazishora ukamara imyaka 5, abapangaye bishyura undi.
ibyo ni mu myumvire yanjye ariko nzajyayo aho bamukodeshereje nongere ko nagiranye nawe ibiganiro bibiri, hari icyo twakoraniye kuri DC, hari n'icyo nakoze nagiye iwe, ubwo nzajyayo naho bamaze kumukodeshereza numva ibyaho nuko. Ariko urumva ni bya bibazo byo mu muryango binabaye ukuri, umugabo akagurisha atabwiye umugore, ese ubwo bugure bugira agaciro ki ku bantu basezeranye? Ibi byose ni ibintu biba birebwa. Utera imetero rimwe na rimwe nubwo amategeko aba ahari, ntabwo tuba tuyavuguruje, ariko hari ibyo uteramo imetero ntucyumve, kuko ubundi wakagombye gucarenjinga umuntu akakubwira ngo kuki watanze miliyoni 20, abuguze nabo bakayiguma, usigayemo 5 zonyine, abuguze nabo bakayigumamo, bakanakira y'ubukode bw'abapangaye, mwapfanaga iki? Nizihe mpuwe zikomoka kuki? Ubundi cyo wakakibajije, ariko nta kundi nyine. Buriya ntabwo turi kugira ngo turigisha ngo abashobora guhinduka bahinduke, ariko ntabwo ibyabaye biba byabaye, kandi nta mugaga abantu nyine uburiganya bubaye nta kundi. Yes. Muri make hari abandi ngomba kwihanganisha. Umusaza witwa Rwahama Emmanuel wari inshuti yanjye Indera bitabye Imana, bamushyinguye kuwa 5 sinabashije kujyayo. Ndamwihanganisha n'abaramube b'inshuti zanjye, rukwihangana. Nsuza abantu bahe Musave uri weekend ishize, nari nabikubwiye ko nagiyeyo. Buriya hari akantu nibagiye kukubwira, kwa kundi mba nkunda kuvuga Dashimu hafi isi yose, banzi isi yose mwumva. Nagiye ahantu icyo gihe ku cyumweru gishize, nagiye ahantu ngiye kureba Mucoma, ariko Mucoma ntabwo ari kuvuga ukora akazi ko gucoma, kuko Mucoma ni nawe nyirayo mazu, yahoze ari nawe ukoreramo. Ndagenda nasanga yasinziriye, ariko agatelefone karimo Dashimu. Nanjye numva nahahagarara manza kumva ikiganiro cya Dashimu, yari arimo yumva umugabo yasinziriye, ariko Dashimu ku gutwi. Dashimu ntabwo yoroshye. Aherutse kuduha isomo, ntabwo ndi butinde, riherutse, kuko ubushize naritanze ry'umwami washakaga umusimbura, ubu rero uragwa ubwami. Isomo riheruka nibuka Dashimu yatanze ni iryo nanjye nkunda kuvuga, mbwira abantu ngo mpereye no kuri iyo kesi y'uwo mudamu, ari abayigizemo uruhare bose, ari abaki wagiyemo neza, wabayemo neza, wabayemo nabi, tujye tumenya ngo igihugu ni kimwe. Ikibazo kidakemutse kwa Jarasi nkireba nanjye gishobora kuzaba iwanjye cyangwa kikafegita iwanjye. Isomo Dashimu yatanze, yavuze ukuntu hari urugo rw'abahinzi borozi rufite ibigega mu mbuga, n'inka n'ihene n'inkoko. Hanyuma imbeba iza kujya mu kigega, munsi y'ikigega iratobora, ikagira iry'amasaka yari mu kigega. Nyir'urugo abibonye azana Rwagakoco ayishyira ahandi munsi y'ikigega. Imbeba ije, aho kugira ngo ihiti yinjira, irayibona, ibonye Rwagakoco ijya kuganiriza andi matungo bibana muri urwo rugo. Ati ihera ku nkoko, ati muvandimwe nkoko ko tubanye hano iminsi myinshi, nkaba ndebye hariya nkabona databuja yazanye Rwagakoco, tubigenze dute? Ari nkoko ate gugurugu, sinuzi ngewe ko ntajya njya munsi y'ikigega kurya amasaka. Ubwo Rwagakoco nyine ni imbeba, ubwo ni akazi kawe wimenye. Imbeba ijya ku ntama, ibwira intama ati ntama muvandimwe tumaranye hano igihe ko tubanye neza, nkaba mbona bazanye databuja yazanye Rwagakoco hariya ahantu najyaga njya kwitorera udusaka, tubigenze gute? Ati tigiye murehe n'ibirya amasaka, sinjya njya munsi y'ikigega. Ubwo ni imbeba nyine, ubwo ni uzimenye. Ijya ku nka, inka muvandimwe tubana hano imyaka tumaranye ko twabanye neza, nkaba mbona databuja yazanye Rwagakoco akayishyira munsi y'ikigega, nari ntunzwe na turiya dusaka dukeya twamanukaga mwihekenyera, none iriya Rwagakoco tubigenze gute? Inka bwa ati reka urabona ngiye nadiringana Rwagakoco, n'ikirono cyanjye ntiyagifata, ariko
ntabwo ari njye bayizaniye basi siko byagenze. Ni filime ntuteze amatwi abadukurikiye bayumve byagenze bite. Haje inzoka yego munsi ya cya kigega, yego inzoka irahita Rwagakoco yifata umurizo. Urumva yego yifata umurizo, nyir'urugo umugore nyir'urugo yumva Rwagakoco irafashe. Umugore ajya gutabara agira ngo ifashe imbeba, ari nijoro hatabona. Ikigerayo urumva inzoka yafashwe umurizo ihita iruma wa mugore. ubumara aho buba bwazamutse. Yego nubwo mu murizo buba bwaje imbere. Bwose. Inzoka iruma umugore wa nyir'urugo. Inka, ihene, intama, inkoko n'imbeba biraho. Umugore wa nyir'urugo sa rumwe n'inzoka, si bagiye kumuvuza, baramuvuza arazahara, ararwara, arazahara. Umugabo yavuga ati rero umurwayi kumwondora birasaba agasosi gashyushye. Ahera ku nkoko Nyirazima arakinje arayiteka agasenda baboyi agasosi byose. Umugore ararya, inkoko iragiye izira Rwagakoco ivuyemo. bibaho. Abavandimwe umugore ararwaye arazahaye, abiwabo babyara be ba nyirasenge baza kumusura bamusezeraho baranarara. Umugabo abona ntazi Imana afite, abaga ya ntama. Inkoko iragiye, intama iragiye. Intama imaze kugenda umugore ararwara mpaka birangira apfuye. Apfuye icyabaye n'iki kugira ngo abone amafaranga yo gushyingura n'ibindi, umugabo yabaze yanga. Amatungo yose abarashize, hasigara imbeba kubera Rwagakoco. Bivuze iki? Uyu ntabwo ari umwanya ndi guta. Ibi nkunda kubyigisha iyo mbwira abantu ngo nubona abana bari kurwana mu muhanda, wowe ukazamura ibirahure ntubakize, ejo bazarwanira aho uparitse bamene paraburize kandi nese ruvabure ntabwo uzabarihisha. Nubona mayibobo ziri kwirundanya abamarine hariya Nyabugogo, kuvuga ngo nge ntaho tuzahurira, iyo mayibobo izakura. Nikura uzayibeshyamo umuzamu mwiza, niza kuba umuzami wawe, kuko wowe ntabwo ibintu byose wabiteguye. Niza kuba umuzami wawe izafata umwana wawe ku ngufu, cyangwa se imena ikirahure itazi agaciro k'ibintu cyane, kubera nta mpuhwe yagiriwe n'iby'iwawe ntabwo azabigirira impuhwe. Uzabimwibeshyamo umukanishi cyangwa nawe umupompiste yibereye mu zindi, imodoka ya esanse ayishyiremo mazutu n'urugero. Niba ubuzima tubamo, niba iki gihugu kidashobora gucibwamo, nta na kimwe gishoboka gucibwamo ibice ngo ahangaha n'aho abakire, aha n'aho abakene, aha n'aho abakubiswe, n'aho inzahare, niba bidashoboka, abo bantu bariho nabi tubona ko twe twageze iyo tujya, tuzabakenera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi tutitaye ku mateka banyuzemo, tubeho mu ngaruka z'ibikomere twabateye ariko tutazi ko ari bo twabiteye. Kwa kundi dasaba abakubita umuzunguzayi umunyagataro, uko dasa kubita umunyagataro yamufunga yamujyana kwa Kabuga, umwana w'umunyagataro akaburara na dasibyara, kandi umwana wa daso n'uw'umunyagataro barigana. Kuko urumva nta muntu urakira ku buryo agira urusengero iwe, agira isoko iwe, agira ikibuga cy'umupira iwe, agira ivuriro iwe, agira umuhanda iwe n'ishuri. Ibyo byose rero tubisangiye na babandi bose. Urumva? So ikiri kuri uriya rero wakubiswe, iyo ukirengagije kiba kizakugeraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi bikunda cyane. Mayibobo buriya uzi ko mayibobo ishobora no kwiba ikintu ku modoka ya polisi. Wa mupolisi utarayirebeye izuba yagerayo bakamufunga kuri cya kintu kibwe, bakanamwirukana. Azize iki? Ya mayibobo. Mayibobo wabyumvise? Mayibobo yibiye iki? Ibibazo ifite. Mayibobo ni imbeba, sibyo?
abandi basigaye twese dusigaye turi muri bya byiciro. Niyo mpamvu kurebera ikibazo kiri kuba ku muntu ngo kubera ko kitakureba byanze bikunze uba sinavuga ngo iki ntago nkanze cyane ariko byanze bikunze bizahura. Hari igihe ari urugero njya ntanga kera kigeze kuba amatora niba ari igikondo bavuze ariko na Nduhungire yigeze kubivuga minisitiri avuga ukuntu umudamu we yaciye mu mujyi yiyambariye ukuntu none ngo mayibobo zikamukwena zikamwirukaho ariko zabaye zo byagenze bite nawe ubwo araho hari ibyo yari yarirengagije. Ariko hari kesi yigeze kuba niba ari igikondo umugore ajya gutora byo gutora ku murongo uko ba mudugudu tubatora ku murongo hari umugore wiyambariye nawe nyine ukuntu imayibobo kwa kudi ya education nyine tutayihaye uko umubyigano wo ku murongo yitsirita ku mugore frotte hanyabyo imurangiriza biba kesi usibye se kuyifunga amageragere hari ikindi ntacyo uwo mugore se utanye imyenda itose ariko uwo nguwo wabaye atyo iyi education yayifashe kubera ko twamwimye inzima twabonaga yigishwa n'imihanda tukabona ko bitatureba twebwe dufite abana bacu dufite aho tubigisha ariko ya mihanda ibyo yigiyemo ngibyo ibiri kwafegita abacu kabisa. Mpamvu umwana wabayeho muri ubwo buryo bwa violence mugahura mu mupira agakina n'uwawe abura umupira abona akaguru cyangwa akabona amabatiri hagati y'amaguru y'umwana wawe ejo burankari kaza ambulance ikaza gutwara umwana wawe wamugira ute byabereye mu kibuga cy'umupira. So iryo somo ryafashije mu kuntu buryo abantu bamwe tugenda twirengagiza ibibazo bya bamwe rega nabira bigo basenyerwa ngo ni mu kajagari. Hari igihe umusenyera muri kwa kubura hwajya akazaza gukodesha inzu yawe ariko uburyo ayifata akayibamo n'umujinya wuko nawe yashatse kugira iye bikanga urabyumva akayibanamo umujinya kandi ntacyo wamutwara kuko yayisiga kose wamugira utese. So rero nuko nguko iryo somo urumva ko inkoko intama n'inka ntibyitaye ku kibazo cy'imbeba birangira danger yari kumbeba ibihitana byose imbeba irasigara. Anyway so by the way abantu amakaro meza ari ku Ikaro Plaza rero hariya i Remera imbere ya gare ukase munsi ya station ugatambika hiryo rwose ukabona inzu isize amarangi meza. Numvise ubutumwa abantu bagumva neza barabwumva cyane ariko haba ibintu byiza nagiyeyo nanahahura n'abantu benshi nabo bahamenye kubera njyewe birashimisha. Bafite amarangi meza bafite hari uburyo ngo uvanga silke na iyaga hanyuma hanze ukasiga weather guard bafite naki bya bindi wall panel urumva ko pano ikomeza iri pano okay ni ibyo ngibyo na gypsum n'ibindi byose bitandukanye bahamagare kuri 0783 6 nibyo. So rero reka mbanze nge mu kiganiro mwarimu Clement turaza kumugarukaho nyuma reka twinjire mu kiganiro bijyanye na permis na provisoire ndetse n'ishuri riri kwigisha abantu ikidage rinabafasha mu buryo na niyo travels abo bose n'abafatanya bikorwa na Rugwiro motoza arimo arakomanga ntago turahura ngo tubinoze ariko ari hafi kandi agira imodoka neza limuzine ko nazigenzemo we nanjye nzaye muri izi vacances muri mfataga konje nanjye Rugwiro Jire ndamusuhuje kabisa. Yes. So rero Karegeya uyu munsi ndagira ngo udufashe noneho kumva ibintu neza ariko uyu munsi turajya kuri sije ijyanye n'icuruzwa ry'amafaranga kuri murandasi. Good. Urakoze cyane. Iri ni isomo rikomeye kubera ko rigiye gutangwa n'umuntu utarize utarayacuruje ari menshi ariko wumva ni isomo rinini nubwo twatinze muri introduction ariko ndagerageza kuryihutisha. Buriya tugira systeme mu kwigisha hari ubwo ubundi kwigisha neza uhera di general au particulier uhereye ku kinini ujya ku gito
hari n'ubundi mu bijyanye no kuba ari inkuru hari icyo bita inductive na deductive. Inductive ni uguhera uko inkuru yatangiye, ariko deductive uhera ku kiri current ujya ku kiri gitoya. Impamvu mbyise gutyo rero, tugiye kwiga inkubiri y'icuruzwa ry'amafaranga mu buryo bwinshi. Turahera ku nkuru niti ya pirate ndaza gusesengura ukwayo, ariko iganisha abantu muri ubwo bucuruzi bw'amafaranga. Ninyirangiza yose ndayireba nyanarize nk'inkuru, noneho ninjire muri content yayo, hanyuma nsoreze ku buryo iri gukurura abantu. Noneho mu ngero ibiri particulier kesi ya Manzi irindi yitwa nde Sezisoni Manzi ndamubona wa Davis uri muri 12 million $12 ego na Rwema n'abandi STT ego n'abandi abo ibyo biraza nka examples kuko ndabamaze kwerekana isomo rihereye kuri iyo nkuru kugira ngo abantu babone uko ibintu bigenda. Tugende okay. Reka manze mere kuri buno butumwa bw'uyu muntu nabyo bifite aho bihurira. Ni umuntu udukurikira cyane mu biganiro byose ari byo kuri Jaras Official no kuri Karegeya Omar Pano. Aba mu bice bya za Gikondo, ni umudamu. Arambwiye ati mbona wowe ukuzi uciye akenge kandi uzi byinshi. Iyo abantu bafite inshingano wenda tuvuge nk'isoko bakazikora nabi uko baba bakazikora nabi, nuko baba bahagarikiwe n'ingwe cyangwa nuko baba bigize intakoreka. Kamanze sobanura iki ngiki. Byombi birashoboka. Guhagarikirwa n'ingwe bituma umuntu yigira akarakajya he, akigira intakoreka. Kuko intakoreka idahagarikiwe n'ingwe irahanwa, irakoreka. Ahubwo isomo principe umuntu aherutse kunyungura, burya abantu benshi mu guha abantu inshingano tubanza tukareba ubushobozi, kandi nabwo ubushobozi ntitubirebe ku muntu, tukabireba mu bipapuro. Ariko ntago tubaza ubushoboke. Ibindi bihugu byamaze kugera ahantu bareba ushobotse yaba ashoboye agakora, yaba adashoboye bakamwubakira ubwo bushobozi ariko ashobotse, bagahera ku kuba ashobotse. Ego nadashima herutse kubivuga. Buriya cyane cyane mu privé bahera ku ushobotse, muri leta bahera ku ushoboye a travers ibipapuro, hatarebwe niba ashobotse. Yizi iki kugeza ku ruhe rwego, nibyo bareba. Kuba bishoboye ntabyo bareba, kuba ashobotse ntabyo bareba. Ni kwa kuri gitifu aba afite lisansi mu mategeko, sibyo? Gitifu kugira ngo agakora ikizami yatsinda arashoboye, lisansi yayerekanye, ariko no gushobora yabyerekanye mu mpapuro. Yagera mu gushobora umunsi wa mbere akabakubise umuturage, bivuze ko adashoboye. Noneho ejo bundi agacirana mu maso na meya mu kabari, ntashobotse. Uri kubyumva? Kuba ushobotse, ubundi ushobotse adashoboye yubakirwa ubushobozi agashobora, cyangwa se bakamujyana mu byo ashoboye ariko ashobotse. Ariko agira ate ashobotse. Umushoferi aba afite kategori zose, ariko yatwara kwasiteri akagenda acira mu maso abagenzi. Sibyo? Acira mu maso abagenzi, arazi imodoka itogeje, kuko urumva ibyo byose ntago mu bizame bya permis ibyo ntibabibaza. Uko uzitwara mu bagenzi ntabyo bakubaza, uko uzoza imodoka ntabyo bakubaza, cyangwa wenda agatuka nk'abapolisi. Yego, umuntu udashobotse. Ibi ni by'uyambazaga rero, kuba intakoreka biva ku kudashoboka cyane. Ariko wagize amahirwe umukoresha muzima areba abashobotse, ubushobozi bukaza nyuma. Niyo mpamvu abantu benshi mu bindi bihugu gutera imbere bisaba kuba ushobotse, ubushobozi bakabugushakira, n'umukoresha yabigiramo uruhare. Ariko wakweretse ko ashoboye a travers ibipapuro, nta n'ikindi, nta mwamwubakira ubushobozi kuko biba byararangiye. Hari n'ikintu cyabagaho cyiza, sinzi niba ngubu kikibaho. Umuntu yafeiringa muri conduite, ndabivuga ko byanze byose, akaba ashobora no gusibira.
gusibira mu gipadiri uragenda abantu Ha, mu mashuri y'abihaye Bataha. Imana Bataha. iyo udashobotse waba ugira ijana ariko banyumve neza aricyo twebwe hanze twita indiscipline mu bihaye Imana badafata nka indiscipline kuko nk'ibyaha bijyanye kaduvuge guti nayo mfite umwana wigaga mu iseminari ku Rwesero nko gutamira se oya gutamira oya yakundaga kuvuza ingoma noneho akanazivuza mu masaha atemewe padiri akaza akambwira atari kana tubajya kumva kavugije ingoma uwo ni ukwizihirwa ahubwo discipline mu bihaye Imana kujunjama ntabwo ari ukwitonda ni discipline none no kutaba umushapu none se umeze nk'ikijumba cyapfubye ugomba kuba ukina uganira noneho rimwe hakaba ubukubaganyi bwa rwana bushobora kuzanwa na kwa kuba shapu icyo gihe rero abarezi icyo bakora niki nukudiriwa nukushyira ku murongo bakavuga ati nubwo ibyo urimo atari bibi ariko ntabwo biri ku kigero cyawe bakakugorora ariko babona uzavamo umuntu ujunjamye rero ntabwo kuzamukuramo umuntu nibyo bigoye kurusha ugaragaza amarangamutima ye ukamenya icyo ugororamo okay nzi umuntu yakiwe no kurunja amase hari ishuri riri hano hakurya ry'abihaye Imana nzima abantu hari abantu 3 cyangwa 4 bizemo umwe yirukaniwe kujunjama undi araharangiriza kandi yajyaga gutamira we n'ikipe ye bataha kugira ngo umuzamu ataza kubaraburiza bakabanza bakamuzirika barinze baragize kugira ngo nanavuga avuga umwe baramuzirikaga bakambuka bwacyaye nagatanga raporo y'umwe kandi bari nk'icumi abo baraharangirije baranakomeye urumva undi nawe ceceka donc icyo nicyo gushoboka kuba ushoboye hari n'akandi kantu ndashima ajya atubwira avuga ngo iyo utayoboka ntiwayobora ako karatunaniye buriya kuyobora bishaka kuba warakuze uyoboka kuko byanze bikunze sisitemu zose mu miyoborere habamo kubaha kumva no kumvira no kugirwa inama ibyo rero bisaba ibyo byitwa kuyoboka ubwo abantu bose baragenda bikorera evaluation hari ababa bibaza ngo ngewe nzira iki undi akavuga ngo nge nzira iki undi ngo nzira iki ubwo urabura bimwe either ntuzi kuyoboka ntiwubaha ntiwumva ntiwumvira ntugirwa inama ikintu cyose bakubwiye ugashaka nawe gutangaho igitekerezo aho wasigaye babwira ati isaha yo kurya irageze sindasonza ni isaha yo kurya ajya kurya ibyo gusonza kwawe ntabwo ubyitayeho urumva kuba ushobotse d'abord kuba ushobotse hari ingero nyinshi tubona muri buno buzima ukabona rwose abantu bari mu mirimo myiza ukayoberwa uko agiye kandi rimwe na rimwe agasimburwa n'umuntu mu bipapuro udashoboye ku buryo bugaragara ariko ashobotse burya umukoresha ushaka gutera imbere akenera abashobotse mbere y'abashoboye so nibyo n'uyu yambwiraga so turimo turatinda isomo rero turakereza good kamere ku nkuru rero yego nababwiye nyine ko ari ibijyanye ubucuruzi bw'amafaranga burava ku nkuru nabonye nita pirate kuko ngiye kubibabwira noneho nkaza gusoreza ku ngero inkuru ndayireba mu myandikire no mu mitangarizwe nyirebe mu birimo ninsoza njye kuri case study z'aba bantu bamaze iminsi bavugwa muri kiro cyumweru dimwe Manzi na Rwema kandi Rwema we egari kuba Rwema n'uwacu urabizi ajya ngo bamwita nde ni president w'umuhanda yes ibiri kuba kuri Rwema ibiri kuba kuri Manzi ibyabaye ku bandi bituruka hehe paraporo y'inkuru kabisa
good link narayiguhaye. yego rwose. Umuntu kumwe hano dufite abantu benshi nahise nanabimubwira ko ari topic ikomeye cyane amaye. Yamaye inkuru ivugamo ko ifite titre ivuga ngo Beneri iri gukurikirana umwe mu bayobozi b'amabanki akomeye mu Rwanda. Yego. W'umudamu. Imukurikiranaho ko yatanze ikiganiro kuri televiziyo avuga ibyiza n'inyungu za trading. Iyo link niko yavugaga, titre niko yavugaga. Yego. Uranyumva? Reka ndebe rero muri style analyse littéraire cyangwa journalistique. Ntarajya muri form. Inkuru yaje ifite entete ya The New Times. Kandi The New Times ntago tuzi ko igigira inkuru mu Gifaransa. Yego. Inkuru yanditse mu Gifaransa, entete ni The New Times. Ngira bari kugenda babibona. Hanyuma Igifaransa cy'iyo nkuru nacyo kisa naho kiri ni cya Google. Ni Google Translate. Gitranslatinze. Kira translatinze kuko bavuga ngo Beneri do Rwanda, Banque Nationale do Rwanda, iyo ni Google kuko bavuga di Rwanda. Abandi bakavuga ngo an Rwanda, ubundi bavuga o Rwanda. Kuko ibihugu hari ibihugu mu Gifaransa hari ibihugu biri masculine n'ibiri féminin n'ibitangizwa n'inyajwi. Ibitangizwa n'inyajwi n'ibiri féminin bavuga muri mu ndangahantu bavuga en Tanzanie, en Allemagne. Noneho ibiri masculine ni o. Mu Rwanda narwo niho ruri. Ni o. Ariko Google ihita ivuga ngo en Rwanda nkuko yakavuze en Tanzania. En Tanzania. Icyo ubwo ururimi bigendera kuki? Ibiki? Biba masculine cyangwa féminin? Ni Académie Française. Kandi ntabwo aricyo cyatuzinduye kugira ngo tudatinda. Yego. Noneho ariko birumvikana. Donc ndakubwiye ngo inkuru entete ya New Times, inkuru mu Gifaransa cya Google, kandi New Times itandika mu Gifaransa. Yego. Icyambere nakoze nahise njya kuri New Times nibura ngo ndebe ko iyo nkuru mu Cyongereza ihari. Shyiramo password Beneri wapi. Shyiramo password nuza yego. Keyword yuwo izina ry'uwo uvugwa. Bari kumubona. Ndabibura. Havuzwemo CEO. Oya. Ntuzamushyireho. Orera. Okay. Beneri yo ni leta ariko umuntu ku giti cye byangora. Yego. Byangora ariko nta n'ikibazo kirimo kuko ndi kugendera ku nkuru ya pirate. Igamije iki? Wenda reka mpere inyuma. Inkuru ya pirate ivugwamo abantu bakomeye, ivugwamo ibikomeye, igamije gukurura abantu ngo bajye muri ibyo byavuzwe. Yego. Ari byo bituma bagera ahamanzi na Rwema. Good. Urumva mu myandikire y'Igifaransa inkuru ndayishatse kuri New Times ndayibura, mu Cyongereza ndayibura, nibura ngo ndebe niba koko batranslatinze sanga ntayahigeze. Inkuru ndayirebye ndayisoma amapaje menshi aho bavuga ko uwo mudamu w'umwekonomiste senior ari gushishikariza abantu gukoresha iyo online trading. Igishoro 370 televiziyo nibibaho ntago mbizi. Umunyamakuru yitwa Wanjiru, ngira ngo ashobora kuba ari umunyakenya cyangwa umugande. Noneho mu kiganiro uwo mudamu w'umubankier senior abwira umunyamakuru ati nta muntu wakizwa n'umushahara. Mu nkuru birimo nta muntu wakizwa n'umushahara, nanjye ubwanjye ndahembwa nkashora. Ati umunyamakuru arasanga ati byose birashoboka. Ati ibyo byoroshye, zana telefone yawe. Amwinjiza ku cyitwa nearest edge. Ati ngewe ngiye kubushyiramo turajya kurangiza ikiganiro batangiye kubona inyungu. Icyo ninjya muri fond urwego uwo mudamu ariho ntabwo rwaba urwo kuhita avuga ngo reka kugira ngo mbikwereke wakiretse ari byo yamamaza. Mwemeze. Cyane ko trading ari nka mukeba w'amabanki. Yego. Niba muri banki baguha inyungu y'10%,
ukaba washora muri trading wenda ukabona na 30%, ntabwo umuntu uyobora banke yajya kubyigisha encore kuri televiziyo. Arashishikaza bo iyo nkuru bayihimba bavuga ngo Beneri iri kumukurikirana kubera ko ibyo bintu yabivuze. Or ni ikintu kigari bivuzwe n'umuntu ukomeye. Beneri yarakaye, ibyo c'est normal kuba umubanke yajya kuri televiziyo akavuga ibinyuranye n'ibyo Beneri ishaka na banke ye idakunda cyane gose. Bas Bari bawize arabasobanurira, arababwira ati zana telefone yawe, ahita ashyiramo bya bihumbi 378 ngira ngo. Nyuma y'iminota 20 umunyamakuru arafungura asanga bamaze kumushyiriraho, amaze kunguka ibihumbi 41 ejo kuwa amaze kunguka 41. Ikiganiro cyagiye kurangira wa munyamakuru kuri nuzaye kuri compte balance hamaze kwiyongeraho ibihumbi 50 na no ku ya mbere mu minota 20 ya mbere yari yungutse ibihumbi 13 ko yarabaze kuba 391. Ku ya kabiri ikiganiro cyarangiye ari ifiteho inyungu y'ibihumbi 51. Bati ibintu birakoreka. Ariko mu nkuru bakavuga ngo iyi nkuru ikiganiro cyari kuri televiziyo, Beneri irahamagara, numva Beneri hamagara ku cyicaro cy'iyo televiziyo ko musi yamenye ko ubwiri gukurikira mbese ku kiganiro kiri kuba. Beneri hamagara kuri iyo televiziyo ati muhagarika ikiganiro. Ati inkuru ikavuga ngo twarakomeje turagikora, n'uwo mudamu arakomeza nyine arasobanura, ariko birangira ikiganiro gihagaze. Ariko gihagarara twabitse ama audio. Noneho bakavuga ngo iyo nkuru ni traduction, ni script y'ibyavuzwe à la télé. Noneho wanagikurikira bakanakubwira ngo gira vuba usome iyi nkuru nayo cyangwa uyikopiye, ati kuko mukanya Beneri Banque Nationale d'U Rwanda ishobora guhita yisibisha ko babigize imari. Babigize imari ya system. Ya indi wamugiyemo yuko umuntu akubwira ati gira vuba vuba arakurega nukurega. Byose umudamu arabisobanura, yerekana tanga iyo konte. Umuntu wa mbere ubigize ni nani? Ni umunyamakuru. Abonye inyungu, inkuru irakorwa, irarangira, ukayisoma byose uko byagenze. Hanyuma ikiganiro wa mudamu wo muri banke barasoza, hasigara abandi bajya mu bushakashatsi. Ikindi kikwereka noneho uko ari pirate ya nkuru sasa. Umuntu wa mbere uhita ngo nge nakomeje investigation ni umukozi wa Beneri. Beneri yanze ikiganiro, ariko umukozi wayo niwe ugiye mu bushakashatsi nawe ashyiraho ati umunsi wa mbere nabonye ibihumbi 45, umunsi wa kabiri 300. Avuga ati hagiye gushira ukwezi, muri ya 300 nashoye mfitemo 1,200,000. Umukozi wa Beneri n'amazina ariho kubw'Imana Jean, niba ari we, niba ari umuhimbano wowe ndamuvuze, ni nimero yiriho y'82 iheruka n'amazera 2 cyane harimo 9. Wara umukozi wa Beneri ni ugiye gucekinga ibyo Beneri yahagaritse ibyavuzwe n'umudamu uyobora banke, kandi Beneri yabyanze. None umukozi wayo ni uri gutanga ubuhamya ko yabirebye agasanga bikora. Baramanuka hasi rero amakomantere bagiye bunguka, baravuga komantere ku nkuru, baravuga. Noneho nanjye nkanda muri ya link nearest edge, maze kuyifungura nsangamo ubuhamya bwa mbere umukuru w'igihugu. Ibaze vraiment. Ubuhamya bwa kabiri Jean Paul Nkundineza rwose, kandi ubwo ni dosiye yatangiye 2024. Jean Paul tuza aho ari ubu muri gereza, telefone zaba zihari koko wayigira ku buryo wakoresha trading. Mukuru w'igihugu Jean Paul Nkundineza ndavuga bonzi. Ubuhamya bwa gatatu Mike Karangwa n'amafaranga bayashyiraho ayo bungutse. Nandi mazina hari n'uwitwa Tarisise Gatwa, shobora kuba muzi nuko muheruka kera. Shuti Gatwa uriya ni umusenayasite ubu ngubu muri Hollywood. Wara amazina aremereye manini cyane. Nsaba nimero za Mike Karangwa.
ndamwandikira muha link ambwira ati ibyo barabihimba ati ndavuga se ntabwo bigeze bakwegera ubuhamya ibi bintu ntabwo bigeze ubijyamo ubuhamya se ubwo baterekareka ubwo Jean Paul sinakwirwa mubaza kuko ndabizi aho ari ntiyemerewe telefone niyo yayikoresha ntabwo yikoresha mu nimero ye ku buryo ajya kwinaganika ku mihanda yerekana ko muri gereza afite phone ntabyo uwa mbere we urabizi ko ibyo bintu atabijyamo n'abandi amazina yose ndayareba mbaza n'abandi bantu bo muri bakora muri Beneri mbabaza kuri uwo muntu navuze ntihaboneka akanya kuko urumva nabitangiye by the way uriya musaza nakubwiye wapfuye w'Indera yakoraga muri Beneri numva ko bazi ko nabaye Indera tuziranye ahubwo tukajya mu biganiro bijyanye n'uwo musaza numva atari ibyo kubajyanamo nashaka kumenya ko niba uwo muhungu wakoze ubushakashatsi uri gukangura abantu akora muri Beneri ariko bigaragara ko adresse ari Beneri nicyo uruva ikintu yo wagihimbye bagihimba byenyewe bigaragara ko yicaye muri Beneri rwose amazina ye code none bakashyiraho historique ubuhamya buraza bwinshi ari ku nkuru burahari témoignage ari no kuri nearest edge naho burahari cyane icyo bisobanuye ni ikirero urumva bakweza pe Beneri ni ikigo gikomeye umudamu uvuga ayobora ikigo gikomeye cyane abatanga ubuhamya ni abasitari bose ni amazina azwi nubwo harimo abo ntazi ngewe ni manini bose bahamya ko byabaye abasomye inkuru sipoza ko 30% bahise bashyiraho abo bashobora kunguka ukwezi kwa mbere nabo bahamagara abandi urumva umuhamagaro wakozwe n'umuntu uyobora muri banke ugakorwa na Mike Karangwa uzwi nka influencer bikavuga ko Jean Paul nubwo afunzwe nawe abirimo bikavuga ko umukuru w'igihugu arimo nabo bandi ndi kukubwira abo ngabo abagendera ku buhamya bwabo ni benshi bw'ubuhimbano bakajyamo bamara kujyamo nk'icyumweru cya mbere bakaba bunguka babona bikora cya gatatu kuko byagiye bigenda ku bandi ibintu byose birimo trading ntabwo ari mbi kandi trading irashoboka ikibazo gutandukanya ibirire yere n'imitwe kandi iyo strategy yo gutangira bigaragara bigabura niyo benshi bakoresha kugira ngo ukurure benshi utangira bigabura none bagenda bakurura abandi yagera hano ati bana ikindi nahise nkora yindi etape nahise ntanga iyo link nyiha mu trainer wanjye muri trading yego ahita ambwira ati urugeze hano waruvuze ubona bihaye good tugene nuko umuhungu mbimuhaye arambwira ati rero ati iyi ndayizi irakora ariko ni y'abanyarwanda yavutse aho Beneri imariye kwemera ko gucuruza amafaranga byemewe ariko nanone nayo ikoresha undi mubroka uri mu Bwongereza witwa Tradero ubundi muri trading habamo abantu hari umutreda wa nyuma ushyiramo uvuga ati ndagura iki ngurisha iki hakabamo umubroka ni nka ni nka adresse ni nka adresse bicaho hakabamo abitwa ba market makers yego aba market maker ni abakozi b'amabanki kuko ayo mafaranga ava mu mabanki banki ntiyishimira guhomba ifite abatekinisiye bivugwa ko bashobora kuba bahembwa $5,000 by'idolari ku isaha aba market maker ku isi yose bakoresha ayo amabanki se yo nangahe ni nkane ku isi aba birimo aharanira ko dushora turi benshi bamwe bakaba bari muri position yo kurya kunguka abandi bari mu yo guhomba market maker we rero akareba hari bake akaba ariho ashyira avantage kugira bariki ntabwo we ntashobora yatuma bihomba kandi umva akorera 5 ku isaha nuvuga ngo niba turi kugurisha $1
rya Amerika n'iriyero 60% tukaba twavuze ko iyero risumba idolari. Ubwo nitwe niba baduhaye rezo banke yahomba 40 bagize rezo banke yakunguka. Noneho market maker akaramverisa hagatsinda 40%. 40% bakarya na 30% banki ikabarya. Banki ikabarya nyine. Umuhungu arandebera. Baba bakina na yacu. Cyane. Nta na rimwe bo bashobora guhomba. Nta na rimwe ku munsi bwana bya betting byose ni za probability. Nta na rimwe ku munsi abarya baruta abaribwa. Ibibaho. Market maker yabashinzwe ikisi. Buriya kugira ngo urye n'ukuri muri bake. Ahari benshi muri beti aba market maker nibo bakora ikitwa fixing. Yego nyine. Match fixing. Amaze kundebera arambwira ati rero ati areba website yabona nakantu ni website idafite imbaraga ushobora kwinjirirwa anytime. Arambwira ati abangaba na audio ndayifite nuko nta mutangaza. Arambwira ati abangaba batangira gutya bakurura abantu, niyo mpamvu ubona ko havugamo abantu bakomeye. Abati Mike Karangwa arazwi, abantu bahita bavuga ati ibintu Mike Karangwa arimo natwe twabijyamo bikakunda. Donc bati aya mazina aratuma bahamagara abantu, noneho abantu nibamara kuba benshi iyi website iveho. Ubwo abariye bazaba barariye. Abambere bararya ariko ubwo abanyuma bagashya cyane. Niko bigenda rero hose nabo bari mu bibazo. Niba wumva ngo Manzi, dosiye ya Manzi byatangiye muri 2020 bikaba bigiye hanze 2024, seke abakoranye nawe muri 3 ishize byagenze ni wana bamenye. Iyo bahomba muri 2020 ntago bari kugeza 2024 batarabivuga, ariko uwunguka aryumaho cyane. Ariyuma cyane. So trading muri make icyo ndaza kugaruka kuri izo cases, case study. Trading irashoboka, irakorwa, ariko si yubonetse wese. Urayiga umutwe ugashyuha. Ngiye nayiza amezi 3 nanishyuye ngera ndananirwa. Bagutegeka nibura gusoma ibitabo bitari munsi ya 20 kandi buri kimwe gifite page 200. Icyo ni kimwe. Wamara kubisoma buri munsi ukora analize, amasa agashya, ukabanza ukareba. Yes, oya mbere trading application ukayisibira. Urabanza ukareba uko trend. Niba wifigishije kuvuga ngo uyu munsi ndagura kuki, uyu munsi ndacuruza iyero n'iri pound. Urasaba ngo tracking uko icyumweru cyayo mafaranga yombi yabanye, hanyuma ugire n'ibindi ureberaho. Wenda niba mu Bwongereza ipaundi, wenda niba batoye umwami cyangwa bahinduye guverinoma, urebe na beneri yaho icyo yatangaje, ubihuze n'iriyero, uhita uvuga uti saa 8 birabikubitiye bihuriye majerwa ukubitaho. Nuvuga ngo ushobora kugura, ushobora gushyiramo sinyare umaze amasaha 3 urwana naho urayishyira uyisoma yanze. Yego yanze. So birashoboka. Bisaba umuntu wize imibare cyane cyane ibyitwa probability n'ibyitwa bya algoritme na ntuza na finance of it. Ntabwo ari byubonetse wese. Umuntu rero wese arumva trading, nanjye nabigiyemo narize lettre mbona biranyishe. Ndavuga nti ntabyo nshoboye pe. Turaza kugera uburyo bwo gukoresha abandi bantu. Ariko trading irashoboka. Hari abantu benshi tunze, ariko hari n'abahindutse izezenge kubera yo. Kuko nayo ni nka betting. Za Nigeria bajyana mu muhanda. Ukifungura na application yayo barakubwira ngo hano uje 99 barahomba, ariko bitewe n'ukuntu bitwaye. Yego. Witonde. Ugomba kumanaginga igihombo. Nibyo no muri iyo nkuru nahoze mvuga nubwo ari pirate, baravuga bati ushobora mu nshure enye winjiramo uhomba imwe, izindi 3 zikunguka. Urumva ko baba bagukuruye, ariko ushobora no kumara icyumweru uhomba cyane. Noneho rero abantu bakunda kugira bahura n'ikibazo cya depression n'abatradinga atarayabo. Yego. Nizizika turi kuvuga.
so gutredingira abandi bigenda bite rero? Gutredingira abandi nabwo umutreda muzima kugira ngo akwemerere ko agutredingira agomba kuba ari inshuti yawe, muzi ko mutazajya mu manza kandi akaguha inyungu ntoya nayo itazamukoroga ku buryo nyine itabonetse yagusubiza yawe, ku buryo umuhaye 100 amenshi yaguha ni 30 mu kwezi akaguha 30 yawe, ayo yakuramo yose nazamutabara nawe umunsi yahombye, kuko nawe yahombye ntubimenye nyine kugira ngo bikwemerere nabwo mugomba kuba mfite uko mubanye. Yego, icyo ni kimwe. Icya kabiri, gutredinga habamo gutredingisha amarobo. yego, ni nabyo uwo muri iyo nkuru bavugamo ngo hari artificial intelligence ikora algoritme igakarikira ikurikije uko amasoko ari kugenda. Ibyo birashoboka, ariko robo na artificial intelligence bihanganye n'umuntu real cyane. Ufite rwose ni nkuko wagira wavuga uti artificial intelligence ikakubwira ngo imodoka ivuye aha ijya Muhanga yikurikire urayifatira aha ngaha. Wowe uri muri artificial intelligence ariko imodoka ukurikiye irimo umuntu nyamuntu, namenya amakuru arakatira icyeza cyane, harya zagihara. Artificial intelligence yo igira gute ikohereze urenge na Ruhango kandi yakase imihanda y'itaka. Market maker ni umuntu, ntabwo ari machine. Ariko robo icyambere cyayo donc na artificial intelligence byo bishobora gukarikira ntibimetrize uko ntuza market maker ahagaze. Byo bikakubwira ngo dukurikije ko idolari muri avamidi ryarutaga iyero. Artificial intelligence igahita ikwereka ati biragera saa 9:45 bigenze uko byiramvirishije mukuri byakabaye ryaryigaranzura. Ariko iyo saa yo kwigaranzura market maker namara kubona aho ari buhombe naho ari bwunguke arabihindura uko abishaka cyane. Artificial igume hahandi. Na robo nuko. Icya kabiri cya robo nyinshi zigira garanti yenda y'umwaka amezi 6. Ikibazo cyaza robo rero nazo iguma ari robo. Ibyo bashyizemo ntibihinduka kandi market maker ahinduka buri munota. Yego, mu mikorere n'isoko rirahinduka. Robo yigumana data wayirihaye ku buryo robo kuyikoresha yo wakayikoresha amezi 3 ivutse itigenda kabisa. Iragerageza ariko hari igihe bayiguha iri gusaza. Umenye ko ari bw'ikivuka wayikoresha amezi 3 ukajugunya kuko bigera muri 6 yabaye babayimetrije out of date. Hari n'udushya twaje none se robo ntizesaramo intambara ya Gaza kandi uzikwira ntambara ya afegita ifaranga, essence, zahabu, petroli, gaz buri kimwe. Robo zizabimenye ko habaye intambara. Amatora yo muri Amerika, gutsinda kwa Trump cyangwa Biden, Kamala Harris, robo ntibizi kandi bira byafegita idolari. Nibyo bayumvise nabyo birashoboka. Icya kabiri, abantu batredingira abandi nta masezerano bagirana yanditse, no kwizerana. Ni bakeya babyemera, ariko uwemeye amasezerano akakubwira ngo nimpomba nzagusubiza kapitali yawe, uwo nguwo ntiyakurengereza vene. Ukwemera kuyaguha ntiyakurengereza, ukwemera ko mubyandika ntiyakurengereza vene. Hakabaho trading, iyo nubwumvika. Abantu benshi rero depression ibataka byagenze bite rero? Arashyuha akabona yunguka, kinjira mu isoko. igihumbi cy'idolari mu minsi 15 kikabibaye 1015, bikazamuka bikagera mu 30. Bamukubita bivuye muri 30 agasigara nka 13 akaresista. Ikibazo bamera nka byafegita mu mutwe, nta n'ipantaro imucikiraho cyane, inkweto zigasaza, iso gisirikanuka, adashobora kurutira ngo agira ate ngo yiyondore. Kubera iki? Tageti iyo ageze ku 10,000 avuga ngo tageti ahita yigira 100,000. Bimukurura byaje nakabigiye bihiriye umunsi. Buriya akenshi ibyo uvuze bikunze no kuba no kuba betting. Nyine aba betting benshi bararya ariko ntibanyurwe. Ayo ya bettinze akayasubizamo yose aho kugira ngo abanze yiyondore. Noneho rero depression iza ryari iyo yageze mu mafaranga menshi
agahomba menshi harimo n'ataraye, kandi yahombye menshi ye nibwo agira tendance yo gushaka abandi ko abazi ko bishoboka. Ngenzi washyizeho 500 mu minsi 15 aba afite 550 500 ariko byahiye umunsi umwe. Ni ukuvuga ngo iyo azi ko bishoboka rero aravuga nta mafaranga atinya, ayo ari yose arayafata bikamuhira cyangwa ntibimuhire. Iyo rero yafashe agatanga nka deadline ntoya, uwo yayatse agatangira kumupreshinga. Aha, niko bigenda cyane ko abatazi na struggle ari gucamo. Ngibyo uko bigenda mu mikino y'amafaranga. Trading irashoboka ariko si umuntu ubonetse wese. Dore abantu baba successful muri trading ni abantu bakoze mu mabanki igihe kinini, ni abantu bizi iyo mibare financiere, abantu bametiza probability. Kuko ngiye nabimenye nka 2005 hari umuntu wakoraga muri banki ubizi abimenye, ngira ngo baramwirukana ajya no mu bihano, anashyirwaho n'ahantu atagomba kurenga kugira batabyigisha abantu. Ariko abafite amafaranga menshi nibo babandi ububona yarafashe icyumba cyo muri hoteli amezi 3 abyuka akanywa agakawa, akajya muri gym tonique, akajya kandi we atari kure. Kuko ko trading ntabwo wayikorana na famille. Ufite abana 3 harimo ucutse buri kanya umutrader ntahuga ntabwo ari wa wundi umudamu aza kubaza ngo uyu munsi turateka iki. Papa karibu nta karibu kumeza ku mutrader. Umutrader niwe umenya igihe ashobora kurira kandi arya nawe ari uko amaze kwinjiza cyangwa yamaze kuva mu isoko. Urumva yasohotse ebana abameze nk'uri ku nkono, abari concentrate, ari ntuza nka hari icyo bita NFP non farm payroll. Imirimo iba yarakerewe donc itajyanye n'ubuhinzi isohoka ku wa 5 wa mbere w'ukwezi. Iyo yo buriya no muri trading utagiye mu kujagarara ugatradinga NFP gusa cyangwa ugahitamo indi currency uhitamo, kuko trading ibiri mu byiciro byinshi cyane. Hari ugutrading ibicuruzwa, hari ugutradinga za gaze za gaze na petrole, hari ibya bitcoin, hari currency ku yindi, idolari ku pound cyangwa yen, nuko ariyo yoroshye. Hari n'ibyo bita volatility biguruka, ariko ibyo nibyo bitwika. Buriya currency ntabwo ari trading. Currency rero ni wa muriro wo kurwaza inyoni. Ntabwo iguhombya cyane, irakurwaza. Ariko ufite igishoro cy'ijana nawe 50 ntiwayabura cyane rwose. Unabishatse no ku munsi. Ubundi nuko biriya bintu by'amafaranga bikurura abantu ugasara. Uhishyizemo 100 ryakunguka 10 ugakuramo ukigira mu bindi. Buri munsi 100 uba ufite 300 mu kwezi nespa. Ariko wamaze kubibona ko bikunda uhita wiyongoza. Ndabivuga ko bizi. Noneho rero noneho icyo nakubwiraga nka NFP irihuta, ugahomba ukabimenya, wakunguka ukabimenya, kuko batanga amakuru ahagije. Hari n'ama website tubonaho amakuru ku buryo bigera saa 6 ku wa 5 uzi ko idolari rirazamuka. Iyo rirazamuka ubwo nawe urabyumva fatiraho. Hanyuma iyo nkubiri ya NFP itangira saa 8:30 ntishobora kurenza saa 9:30. Iyo ugumyemo kakuwete irakubita iraguruka. Ni nka kakadege, kuko nigeze kubikoreshamo igishoro cy'amadolari 30 munsi umwe. Usohokamo muri NFP ukeye nari maze gukora nk'amadolari 120 muri iyo saha yonyine. Umuhanga kandi uri satisfait ku mutima, ufashe 1000 cy'amadolari ku munsi wa NFP wayikoreye analyse neza, cyangwa ugafatanya n'abandi mugakora analyse ku 1000 cy'amadolari ku munsi wa NFP, ugakora uwo munsi ku wa 5 wa mbere w'ukwezi, icyo 1000 kikaguha 300 ugahita uvanamo ugataha ukazanywera ayo ngayo, ukazagaruka ku wundi wa 5 wa mbere. Ikibazo urashyokерwa.
hari indi nanone iri un peu nakwita stable yihuta itarwaza umutwe ya idolari kuri zahabu. Yego. Idolari rigurana na zahabu. Kunda kudahinduka. Amakuru yabyo abakrere. Abakrere bikunda kudahinduka. Iyo nayo wayikarikiye ukavuga uti nzajya nyitradinga kuwa 2 kuwa 3 no kuwa 5 kuwa 2 kuwa 3 kuwa 4 iyo minsi cyane kuko weekend igira effect. Kuwa mbere habarimo ibirarane bya weekend, kuwa 5 habarimo bari kujya muri weekend, isoko riri gufunga, kuwa 2 kuwa 3 kuwa 4 ukavuga uti nzacuruza gold gusa nabwo amasaha yayo après-midi hagati ya saa 8 na saa 11 ugataha ni uyisharaho saa 2 z'ijoro kazi yako kabisa. So icyo bishatse kuvuga rero iki kiganiro cyo cyakigamije niyo nkubiri yabo bantu bari gufatwa noneho kubera ko nta makuru mazima abitangwaho bamwe bakaba bafata ko trading ari imitwe, hari n'abayita urusimbi. Ntabwo ari byo kubayizi n'akazi. Yewe umuntu wizi imibare neza azi icyo bita probability, kuko bisaba gukora analize y'ibihe byashize kuri iyo currency uriho cyangwa icyo ugiye gukora. Uwo ni ugomba kubijyamo. Ariko ntabwo waba warize infirmieri ngo none uvuga ngo nanjye mu munsi na récupérer ngo reka trading. Biravuna biranga. None icyo gushaka abatradingira abandi icyo nicyo kiri guteza ibibazo. Bati azaregwa kwihesha icyundi ku buriganya. Rimwe na rimwe usanga abo bantu abafite amafaranga aribo bajya gutereta uyizi ngo abatradingire. Ntabwo ari uza kubahamagara. Yego. Aje kubahamagara icyo cyo ni icyaha kizamufata. Ariko nawe ubwe ntabwo yaza kubahamagara kuko we umuntu wize trading ibihumbi 100 amadolari 100 yayize neza ariko kazakora atabivanga n'ibindi. Yego. Ntabwo bwajya bwira atamuhaye nibura inyungu ya 50. So ubu rero ntabwo akeneye kuza gufata na ya jarasi yakaregeye. Oya birakunda. Nabwo ni question de satisfaction mon cher ami. Ndakubwira ngo hari igihe wunguka 50 ugashokerwa nayo akagenda. Wifigishije ngo ninunguka yenda ta. Abo barakora. So nuvuga ngo ibiri kuba barabihuza ngo kwegeranya amafaranga y'abandi, ngo trading, ngo gucuruza amafaranga, bamwe bakabyita ukundi, ntabwo niyo mpamvu na Beneri yabyemeye. Ivuga bemere gutradingira abandi barimo ibyiciro bitatu. Umutoya nuwa miliyoni 100. So abatazifite rero batradingira abandi aho bazabayorada kuko binyuranyije n'amategeko. Ariko barabikora mwibanga rikomeye. Bibangarijwe iyo birabuye se. Niba Beneri byemera wa undi w'amadolari wa undi w'ibihumbi 100 wemeye na Beneri akahabwa certificate, uwo nta rubanza yajyamo kuko ni ikigo ubwo yabaye nka bank. Ariko abakorera iruhande nibo bahorana ibibazo. Kandi nanone n'imanza zabo kabona ziba zigoye kuko ubwo bwenge babumennye hasi mu rukiko. Hari abakorama, hari abahava bayoba. Burya se birashoboka abantu barakize ukagira ngo nugukira, ariko nakubwiza ukuri mu minsi 30 niki kigararo wakirangiza atandika trading. Umutrader mu minsi 30 ashobora guseka 5 ntabwo yarenga, ahandi ari amarira gusa. Yarenga se kandi ushobora gutereka ibiryo bishyushye ubugari bugishya akaza kubwibuka bwambaye ikoti, ufite ikoti. Kubera iki? Icata arayikurikirana kuri jisho kuri sinyari. Yes. Yamara rero yamaze gushyiramo sinyari nabwo. Keretse aboroshya ubuzima nabo nabafite satisfaction ko ni ibintu bisaba kujya mufite umutima ukomeye. Iyo ujyanye mu mujagararo urashya. Iyo utajagaraye hari uburyo bwo gushyiramo stop loss. Hari icyo bita stop loss cyangwa se na limit profit, ibintu nk'ibyo ugakata ukagiraho ninungu ukagira isubamo aya mafaranga ushyira mu cyuma bihagarara. Nshyizemo 100 nagera ku 180 mu mpagarikire 200 ntayo nkeneye ukadesida. Hanyuma nshyizemo 100 n'impomba bikagera kuri 90 mu mpagarikire sinshaka guhomba arenze 10 ukigendera aho sawa. Ni nko gusiga inkono ku ziko waregeye kuri gaze ababikushobora se nibangaye bose bashaka ngo ashaka ngo yunguke arenze 100. Icyo ni kimwe. Winjiramo kuwa 5 ukavuga icya kabiri ndashaka icupa rya weekend. Indi nama voilà, indi nama betting trading
n'ibindi byose bijyanye nk'imikino wenda ijya kumera nk'iy'amahirwe shyiramo amafaranga udafitiye gahunda n'ikirya abarezi buriya nibyo kirya abarezi ni kwa kundi ubumva mu mufuka ari ibiceri bikusakuriza kare kanagemo ariko uravundisha 5 kubera kirya abarezi nuvuga ngo rero iyo widesize ngo amafaranga adafitiye gahunda umuntu ashobora kukwishyura yari yarakwambuye cyangwa ukajya mu nkuru bakagutera giti abene nayo niyajyaho ariko urafata umushahara wagurishije inzu ugujije umuntu oya noneho rero iyo bimeze bityo iyindi tekinike ufite igihumbi cy'amadolari kidafite ingaro ukunyumva hari icyo bita lot size lot size ni nka volume ya y'igikubo igikubo wa mugani nawe manzi ubizi lot size rero lot size uhitamo yidetermina resistance kapitali yawe izamara ku isoko yego niba ufite igihumbi ugashyiramo lot size ya 0.1 yego ubwo nuvuga ngo iyo bimanutse uko biteye idolari riba rigiye igihumbi nticyazapfa gushira kandi ubyibuke idolari n'iriyero birutanaho gatoya ntabwo byamanuka rero ku buryo kimwe cyakuba ikindi kabiri ntibishoboka ibyo ni realite ubu ngubu n'ibidolari riri kuri 1300 iyero rikaba kuri 1400 ubwo urumva ko iyero riri hejuru y'idolari nta na rimwe iyero rizaba 8 idolari rikiri ku cyabiri ibyo ntibishoboka nuvuga ngo niyo wahomba biragera aho ngaho ntibiharenga noneho rero iyo ubifashe ufite kapitali nini ukagira lot size ntoya uraresista ariko nanone yafemba umuntu w'ijana umuntu washoye $100 ashyiramo lot size ya rimwe kandi rimwe buri pipe itwara $10 10 rigenda ubwo pipe 10 urahiye pipe 10 washize so wahatina kandi iyo ushyiramo lot size ya 0.0 rimwe hakajya hagenda idolari ubwo wahomba pipi ijana kandi pipi ijana ntago zashoboka kuri currency washyize par rapport yuko ayo makarensi abanye uranyumva ibyo nibyo bimara abantu naho trading irashoboka ariko urumva ko ku bantu bari karume ikimara abantu cyane nifemba kwirukira ibyinshi byose amatama kandi byose amafaranga ya affect ubwonko ibindi kuvuga nta n'umutrader wabikwemerera bose bahita bavuga ati none ukubita kama mbaya hapfu wavutse wifitiye igihumbi cyawe cy'amadolari ukagishyiramo ugashyira kuri lot size ya rimwe hagenda amadolari 10 ntabwo mu kwezi wabura nibura amadolari 400 y'inyungu pe ariko nushyiramo lot size ya kabiri yuzuye cyangwa 5 uko bikubise hagenda $50 uramara kangahe so trading inshuro 20 ituta trading isaba stabilité mentale na satisfaction personnelle ukaba umuntu ushima unyurwa yego ukaba utatwarwa n'ibihe guhomba ukabyakira no kunguka ukabyakira ariko iyo uri umuntu usara ntabwo uri wa trading ni siyanse nk'izindi sisi yawe ibyo rero bituruka hehe nari mpugiye kubijyanye inkuru irimo irakurura abantu ngo binjire mu kintu nikimara kugeramo benshi gipfe iyo ni inkuru case study z'aba bantu rero benshi abatrader benshi abantu bajya mu mikino y'amafaranga benshi naho bagwa ashobora kumara amezi 3 yunguka abantu ariko bamugana ukwa kane yahomba ariko yamaze gukurura benshi ngaho naho byose bigira kandi birashoboka noneho kazaho n'amakampani ya pirate yabaringa abanza agakurura abantu mwamara kuba benshi mukababura ariko trading is possible iranemewe ko ndabyibuka nigeze kujya gutanga ubuhamya muri RIB abakozi ba RIB babiri umudamu n'umugabo nabanje kuyibigisha ahubwo nabo bavuga ati burya se nabanje kuyibigisha ariko nubwo kino kiganiro ahita ajya kwishaka
ariko nyine ariko ni akazi kabo nababwiye nabo ngabo narebabwiye ngo akazi mukora n'umwanya wanyu ntabwo ari ibyanyu ntabwo ari ibintu ushyiramo ntushobora gushyiramo sinyare uhita guhamagara ngo ujya kureba umurwayi wo muri maternité wa mugore arabyaye kuko nuba wamaze gukora komande bakaguhamagara ngo umugore arabyaye igihe uri bwunguke nturotire irayisubiza ku isuku bisaba guhoraho ujye no muri mwe bisaba guhoraho ufite amaso agashya nukubigira akazi uko babibabwiye babyumva umuntu afata icyumba cy'amezi 3 trading irashoboka ariko ntabwo ari ifatanywa n'ibindi ni akazi cyo ni kimwe icya kabiri iyo ufite akazi rero ugashaka n'ibya trading ugashaka abagutradingira niyo yamahane amafaranga yawe agashya ntubashe kubyakira ukajya mu nkiko ugatangira kujya mu nzego z'ubutabera oya bireke niba udafite umwanya akenshi ujya mu nzego z'ubutabera kuko ntawe utarahiye natwe turi kuvuga ha nta munyarwanda urengeje 35 utarahura n'ibintu bimwotsa urakoze cyane akenshi ujya mu nkiko ni waho ndi cyakindi wavuze uba wafashe y'amafaranga y'abandi atarayanyayo atazi no kwakira igihombo ugurishije inzu wabibwira umuntu umaze guhisha nk'imodoka ebyiri azi ko kwasiteri ishya azi ko indege ihanuka wowe nta kibazo ariko wowe ufashe amafaranga yaraye ubukwe miliyoni 3 wari wateguriye ubukwe urayashoye ngo zibe 5 arewe oya trading irashoboka ku bantu bari stable mu mutwe kandi baba satisfait badatwarwa n'ibihe wakunguka ntumera amababa wanahomba ukumva ko atari ijuru ryaguye izo nizo nama za mbere nibyo nakubwiraga bari abarwema bagerageje buriya education financière iragoye cyane hano nibagiwe akantu uwo mudamu yavuze muri iyo nkuru mpimbano baramubajije ngo kuki utabyigisha abanyarwanda bose ngo nabo bakire yarabasubije ngo aho nanjye ndabyemera yarabasubije ngo abantu bose bakoreye amafaranga ibihumbi 40 mu minota 20 abanyarwanda bose babimenye abarimu bava hehe abashoferi bava hehe kuko ku munsi uri gukorera ayakorera ku kwezi nese abantu bose babaye gutyo directeur w'ishuri wamukura he byahita bizamba umupolisi wamuhona byazamba umucuruzi wamuhona umunyamakuru yaboneka ava he niko yabasubije kandi koko nibyo twari turivuyemo n'abanyeshuri barireka no kwiga so biba bivuga ngo ntabwo ari ibya buri wese ni kandida kuba yabikora bigashoboka ariko nanone akaba yakira kunguka no guhomba rero hari abashobora kubyigisha bavuga ngo bahora bunguka mu cyumweru ushobora no kukimara ugatahiraho icy'ingenzi ukazatangira icy'ubutaha trading ni discipline yo kumenya ngo ndatrading ntabwo trading ibintu byose urifixa ugifixa nka currency ebyiri either ni dollar ni euro ni ipound ni euro ni dollar na zahabu bikaba ibyo ukavuga uti iminsi yanjye ya trading niyi amasaha ya nayo amakampani akora analyze mu mwanya w'abandi nayo arahari yego ariko yose bigera hagati ukumva ngo kurutira ntibishoboka ubwo batangiye gucaho ngo hari ikibazo cya currency ngo hari ikibazo cya internet biba byatangiye hanyuma discipline gutrading ibintu bike iminsi mike kwifigisa inyungu ntarengwa no kwifigisa igihombo utajya munsi no gukoresha amafaranga adafitiwe indi gahunda icyo rwose sino ibintu birashoboka abantu rero bose abatradingira abandi bazabayora mpaka bazabayora ahubwo biteshe n'agaciro ikitwa donc trading ishobora kugira isura mbi abantu bakagira ngo ni ibipirate hari n'ubibwira agahita avuga ngo ni urusimbi koko reka da ni imibare kandi ntabwo twese dufite capacity imwe mu mibare cyane icyo nicyo no kwaccept donc ngewe nkunda donc nuvuga ngo utradinga bigakunda ni wa wundi n'ubundi no mu bindi bijyanye n'amafaranga abasanzwe ari successful yego
wa wundi ukarikira inguzanyo tuguha inguzanyo dore banke 10% probabilité ni iyi ingo tuduhaye bimeze bitya donc agakora probabilité akavuga ati niyo byagenda gutya uyu muntu ntituzamuhomba nibyo bakora hari n'ukora commande y'ukwezi yakumaze gukora analize akavuga ati nabibonye kuko ukwezi kuzarangira iyero ryigaranzuye ipaundi agashyiramo commande akigendera cyane nkuko twatekaga runonko kavuga uti nahuye ibijumba birimo ibirayi birimo ukigendera ukitemera uti ndabizi birashya rero ntabwo trading ari yo kwishora na betting birasi yo kwishora ahubwo ntabwo kibazo abantu ntabwo bafata umwanya wo gukora analize hari gihe babigira uburusimi ngo nungutanta na utanta chance mu mafaranga oya yashora aho uzi ko bishoboka uri kuyatanga se ni ikigoryi kandi nkubwira ko market maker abakanuye kandi bamuhemba arenza yo wakorera ku buryo kukotsa kugutwika ari ibintu byoroshye cyane ariko igishoboka abo ngabo ba market maker bakunda kudiringa n'umuntu uba washoye nka $10,000 cyane cyane mu mavolotarite no muri za ntuza yes ariko umuntu wa $100 ntaho yahurira na market maker umuntu wa $100 uri kuzamuka pipe 2-3 $100 mu kanya wenda ugashyiramo saa 8 saa 9 zikaba 110 saa 9 w'umukene wikene witarutira akazagaruka ejo uwo ntahahura na market ikibazo ntawe uyafata ngo yishime ntawe arakomeza ntawe iyo wungutse 80 bavuga ngo ejo ni ijana tu ko yarazamo aho nibwo uhiye aho nibwo uhiye mu makarensi bo bakora mu mibyizi gusa weekend iragera ukabona abantu bararuzinze ati abashaka gukora iminsi yose ariko mu mavolotarite bakora amasaha yose n'iminsi yose ariko nibo byo bitesha umutwe so birashoboka ariko abantu bitonde sinange ntanga iyo message abandi ngo nuko kuri pano yanjye abakabitanze ibyo bisaba ko abantu babyiga bazashya abashaka baba tradingira bazashya nibahomba umuntu yakabaye abifatira umwanya akabyiga ku giti cye ngewe hari cyejo nari na propose umutrader w'umuhanga atari umunyamitwe ataruhamagara abantu nimuzana amafaranga wize trading neza trading yakabaye one of department mu mafakulite yigisha ibya economy umuntu bakabyiga ukemera imyaka nibura 2 nayo bya formation y'amezi angahe nabyiza 3 nta kintu na kimwe mfashe urabyiga ibitabo bakampa bimwe nka photos ibindi runini byakabaye byigwa mu ishuri niba abantu bashaka ko abantu barwanya ubukene ariko nanone si by'abanyarwanda bose pe ubu ushobora kubivuga gutya n'umunyonzi agafata igihumbi yakoreye babandi birwa kuri beti ubu babimenye bajya no muri trading bahunge badapfa hungu udapfa so ndumva muri make nibyo ntago ngiye muri detail ku bintu bya Rwema na Manzi n'abandi bagiye bagira ariko dosiye zose nuko zitangira biri successful hakaba bitangiza afite gahunda yo kugira ngo azageraho atwika abantu hakaba uwo bitangiye yunguka yamara kwagura yahomba ntabyakire cyangwa abakorana nabo ntibabyakire hakaba n'abahomba ku bwende donc ibyo rero birahari biri current cyane biri current ntago ari abo bonyine iyo wigeze gushora 1,000 ukararana 1,100 utekereza ko ariko bizahora wabibwira umuntu muricaye mu kabareti nanjye nkorera ejo mwahomba wawe udati yaranshutse nuko kabisa uri umwana se oya nta mwana ufite urariere mentale se ufite ikarita y'indera se yahise ubareganya nkureganya se nkurusha ubwenge ayo washoye wayakuye hese ejo nabwiye umuntu umwe wawe undi nasomeye message ndamubwira ngo betting trading ibyo bintu byose na za casino ni ya Nyabarongo yica uyizaniye ntago bigusanga iwawe ariko ni Nyabarongo irimo ingona zirya bamwe abandi bambuka ni Nyabarongo irimo ingona nkeya kubambuka noneho ugeze hakurya ati byakunze agahamagara abakiriyo namwe ni muzi wakazahura na yango agasakirana na yango so ababa successful muri ibintu ni bake iyo ugiye na témoignage ureba muri bira bihugu cyane cyane uziko aba Nigeria aribo bantu bambere bakura muri ubu
tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe.